murakoze cyane nk'uko dusanzwe duhurira ku biganiro bitandukanye kuri YouTube channel yitwa Live for Basabone TV. Ndabashimira none cyane abari bakurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye bivuga ku Mana, ubutumwa bwiza, nk'uko dusanzwe tumenyeranye. Amazina ni Hakirutimana Eric. Uyu munsi wa none ntabwo tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, kandi ndumva ari ibintu dukwiye kugira ngo tujye tubasha kubaho nk'abakristo kandi dushimisha Imana. Mbere ya byose rero ndifuza ko tubanza tugasenga kugira ngo Imana idushoboze muri uyu mwanya ngiye kujyamo kugira ngo tuganire. Ndagushimira Imana ishobora byose, Imana y'urukundo, ushimye urukundo rwawe n'imbabazi zawe Mana utugirira, ushimye ko wemeye ko uyu mwanya ubaho, ushimye ko Imana ukikomeje kuturinda by'umwihariko kirenze igihugu cyacu Abanyarwanda, ukagira umutekano, uraturinze Mwami Imana muri byose. Igihugu cyacu wakigiriye neza kandi ukomeje no kurinda abayobozi, ibyo ndabigushimiye. Uyu mwanya rero Mana tugiyemo, Uwiteka Mana ishobora byose, mushoboze kugira ngo ikintu cyose nibuvuge ku izina ryawe kandi ku bw'ibyubahiro byawe Mana, atari ukugira ngo ubwanjye nihimbaze cyangwa se nezeze abantu, ahubwo byose biri ku bw'icyubahiro cyawe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu ufite imbaraga n'ubutware, amen. Murakoze rero abakurikirana mwese, abajya mu biganiro byanjye bigiye bitandukanye, muzi ko tuganira ku ijambo ry'Imana kandi ni iby'umumaro kugira ngo tujye tubasha kwaguka mu buryo bumwe. Uyu munsi rero hari insanganyamatsiko nishimiye ko turi buganireho. Ni insanganyamatsiko ishimishije cyane. Insanganyamatsiko yagira iti yego tugendeye ku cyo Bibiliya ivuga, umuvugabutumwa nyawe ni umuntu umeze ute. Yego, insanganyamatsiko yo gusa yagira iti tugendeye ku cyo Bibiliya ivuga, umuvugabutumwa nyawe ni umuntu umeze ute. Mu by'ukuri iyo turebye muri iki gihugu cyacu tubona uburyo abantu bagenda bavuga ubutumwa, bamwe bakavuga bigiye bitandukanye, ndetse ukabona hari n'abagaragaza imyitwarire itari myiza, ukabona ntabwo byubaka sosiyete muri rusange. Ariko mu by'ukuri tugomba kureba ni iki kiranga umuvugabutumwa nyawe. Niyo mpamvu rero iyi topike nahisemo kugira ngo biganirize Abanyarwanda n'abandi bose bazamukira. Ariko mbere ya byose, ubusobanuro bw'ijambo umuvugabutumwa nicyo tugira ngo tubanze kureba. Ijambo umuvugabutumwa mu ndimi z'abanyamahanga biravuga, mu Cyongereza bivuga evangelism. Iyo uvuze rero umuvugabutumwa bivuze ngo evangelist, biva ku ijambo umuvugabutumwa. Hanyuma ikindi, iyo tubonye ijambo rivuga ngo ivugabutumwa bivuze umuntu uza mu Kigiriki, bivuze yuko ari ijambo rivuga ngo evangelizomai, naho umuvugabutumwa bikavuga ngo evangelion. Ubwo rero tubona ko mu by'ukuri ivugabutumwa cyangwa se umuvugabutumwa ntabwo ari ikintu kijeho. Ngira ngo kuvuga ngo umuvugabutumwa byatangiye igihe Yesu Kristo yari amaze kujya mu ijuru, abigishwa baramaze kwiga bakamara gukurikira inzira ya Yesu, bagatangira kuvuga ubutumwa. Kuko ibyo ngibyo iyo dusomye mu byanditswe byera dusanga mu byahishuwe mu bice bitanu mu rwa 42, niho haravuga ngo nuko izasubira kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu isi yose mu rusengero rw'iwabo. Abo rero izo nizo bivuga. Rero muri make, ijambo umuvugabutumwa cyangwa se kuvuga ubutumwa ntabwo ari ikintu gishyashya, ariko dushobora kwibaza ngo ese uyu umuntu ari umuvugabutumwa ni iki akora? Yego, ni ukuvuga ngo bijyanye no kuvuga ubutumwa bwiza birumvikana. Noneho dushobora kwibaza ngo ese ubutumwa bwiza ni iki? Yego, abantu bajya babwiriza bitandukanye, bakavuga ibintu bigiye bitandukanye mu rusengero, ariko bakirengagiza kuvuga ubutumwa nyabwo nk'uko Imana yabahamagaye kugira ngo bavuge ubutumwa nyabwo. Rero ubutumwa bwiza nibwo abo bantu bavuga ubutumwa bagomba kubwiriza. Ubu icyo ni ikintu kigaragaza umuvugabutumwa
yatugiriye n'uburyo Yesu yatunze n'Imana. Muri ubwo butumwa bwiza kandi hagomba kugaragazwa uburyo umuntu ashobora gukizwa binyuze mu kwizera Yesu Kristo no kugaragaza uwo Yesu uwo ari we, kugira ngo tubone agakiza. Ikindi mu butumwa bwiza tugaragaza n'inyungu zo kwakira agakiza. Uwo muvuga rero ubutumwa, uwo muvuga ubutumwa ukwiriye abagomba kuvuga ubutumwa bwiza, bakavuga ubutumwa bwiza agaragaza Yesu Kristo akaba ari we senta, cyangwa se akaba ari we cyitegererezo, cyangwa se akaba ari we agaragaza n'icyitegererezo mu butumwa bwiza ari bwiza. Ibyo ni ibintu biranga ubuvugabutumwa nyabwo. Rero ikindi, tugendeye ku muvugabutumwa w'umunyamerika, uwo bita Paul Washer. Paul Washer we yavuze ngo mu gihe tuvuga ubutumwa bwiza ntitugomba kwibagirwa kuvuga ibi bintu bikurikira. Ibyo bintu bikurikira cyane ni iki? Uburyo tugomba kugaragaza uburyo twababariwe ibyaha byacu kandi twari abanyabyaha, turababarirwa kandi tukaba tubikwiye. Mu muvugabutumwa nyawe rero, ubutumwa bwiza agaragaza yari kuvuga ubutumwa icyo kintu ntarabona ikirori. Uyu ni tugendeye kuri Paul Washer ariko bivuga. Hari n'ahandi avuga no kugaragaza ko agakiza ko nta wundi kaboneka usibye Yesu Kristo gusa. Paul Washer pasiteri w'umunyamerika aravuga nawe ngo umuvugabutumwa nyawe aba agomba kugaragaza yuko agakiza nta wundi kaboneka usibye Yesu gusa. Ikindi ni uko kugira ngo umuntu ahabwe agakiza abanza kwihana ubundi akizera Yesu Kristo. Ikindi agaragaza Paul Washer avuga ngo umuvugabutumwa nyawe ni ukuvuga ngo agomba kugaragaza ubutumwa ari kubwiriza ko umuntu aba agomba kwihana, ikindi akizera Yesu Kristo. Ikindi cyane aravuga ngo kandi uwo muntu iyo umaze kubwirizwa hakurikiraho ikintu cyo kwezwa. Uwo muntu wamenye Yesu Kristo hakurikiraho ikintu cyo kwezwa, yamara kwezwa akaba umwigishwa nyawe ukuri, cyangwa se umwigishwa nyawe wa Yesu Kristo. Rero umwigisha n'abavugabutumwa tugomba kuzajya tugaragaza kugira ngo twigishe inyigisho nyazo, tuba abavugabutumwa nyabo kandi bakwiye. Noneho hari ikindi nagira ngo tubashe kureba ni gute abavugabutumwa bagomba kuvuga ubutumwa bwiza. Twamaze kureba umuvugabutumwa ibyo agomba kwibandaho, twamaze kureba n'icyo ubutumwa bwiza bivuga aba agomba kuvuga, ariko noneho tugiye no kureba ubutumwa bwiza ubuvuga aba ameze gute. Ese uwo muvugabutumwa aba ameze gute? Ikintu cya mbere, kwigisha aba agomba kwigisha ashize amana kandi nta soni afite. Aha ngaha nashatse kugira ngo turebe umuvugabutumwa w'icyitegererezo tubona muri Bibiliya, intumwa Paul, kuko ubwo yabwirizaga ubutumwa bwa Yesu Kristo rwose n'icyitegererezo tugomba gufataho nk'abantu bavuga ubutumwa bwiza. Hari aho Paul avuga mu rwandiko rw'Abaroma igice cya mbere wa 16, ni ukuvuga ngo aragaragaza uburyo ubutumwa bwiza butamukoza isoni. Haravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibumukoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha umwizera wese gukizwa uhereye ku buryo ukageza ku mugiriki. Aravuga ngo ubutumwa bwiza ntabwo bumukoza isoni. Iyo rero umuvugabutumwa nyawe nta butumwa bwiza bugomba kugukoza isoni, kubera ko n'imbaraga iva ku buryo tukagera no ku mugiriki. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza mu yandi magambo ntabwo bugira amacakubiri cyangwa buvangura. Abantu bose barabareba, waba uri umuzungu, waba uri umwirabura, ubutumwa bwiza buri muntu wese arabukeneye bwa Yesu Kristo. Noneho mu byakozwe n'intumwa ibice by'umurongo wa 13 haravuga ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara maze bibuka ko babanaga na Yesu. Umuvugabutumwa rero agomba kugira amanga, agashize amanga. Mu byakozwe n'umwana atwereka uburyo Petero na Yohana bashize amanga. Abantu bakavuga ati murebe nta buhanga bafite ntacyo, ariko bivuga ko bagendanye na Yesu. Buriya kiriya gihe bagendanye na Yesu barize, ngira ngo nanasobanura abantu bajya bavuga ngo wabwiriza utize, ngo ntabwo barimo kubabwiriza mutarize, kwiga ni ngombwa.
icya mbere kumenyesha abantu izina rya Yesu aho ubutumwa bwiza butaragera. Iyo umuvuga ubutumwa bwiza, uvuga ubutumwa bikwiye, ugomba kubwiriza ijambo ry'Imana, kubwiriza ubutumwa bwiza ahantu hose butari bwagera. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 15:20 haravuga ngo kandi nashishikarizaga kuvuga ubutumwa bwiza aho izina rya Kristo ritari ryanyuma, ngo ntubaka urufatiro rwubatswe n'undi muntu. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo nashishikarizaga kuvuga ubutumwa bwiza ahantu ubutumwa bwiza butari bwanyuma, ngo ntubaka urufatiro rwubatswe n'undi muntu. N'andi magambo Yesu Kristo niwe yabwirizagaho gusa, kandi akabasha no kujya ahandi hantu hatari hari ubutumwa bwiza. Hari abantu bajya bavuga ngo hababuje kuvuga ubutumwa bwiza, ngo ndabihagaritse. Ntabwo icyo gihugu uvuga ubutumwa bwiza, niba ahangaha byanze kuza kuvuga ubutumwa bwiza kuko ari Yesu yaguhamagara. Ikindi cya kabiri kiranga kuvuga ubutumwa bwiza, Yesu Kristo niwe wenyine agaragaza inyigisho ze. Mu bintu byose twigisha tugomba kugaragaza Yesu Kristo ko ari umwami wacu. Ntabwo niwe wadutumye, ntabwo ari cyo twihamagara. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto Pawulo yandikiye Abakorinto aragira ati kuko nagambiriye kutagira ikindi bamenyesha keretse Yesu Kristo wabambwe. Imana ishimwe cyane. Pawulo aravuga ngo nta kindi yagambiriye kugira ngo amenyeshe usibye Yesu Kristo wenyine wabambwe. Natwe rero tugomba kuba icyitegererezo kizima abavuga ubutumwa beza, twigiye uburyo Pawulo yakoraga minisitiri cyangwa se umurimo w'Imana. Ikindi cya gatatu Pawulo agaragaza kuvuga ubutumwa bwiza avuga ngo kwisanisha n'abandi kugira ngo bamenye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Urwandiko rwa Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere, Abakorinto ba mbere igice cya 22 aragira ati ku bakomeye nabaye nk'ukomeye kugira ngo nunguke abadakomeye kuri bose. Nabaye byose kugira ngo mu buryo bwose ngize bamwe n'abandi. Paul aragaragaza kwisanisha n'abantu, abakomeye abaye nk'udakomeye arisanisha kugira ngo yunguke bamwe n'abandi. Yego, hariho abantu bajya bavuga ngo yewe ndamuvuga ubutumwa ariko ntabwo ngo bariya ngo nabasanga ngo babwirize ngo bariya basabwa kwegera, ukamera nk'aho ugize ukoze itandukanye nabo ngo bitandukanyije nabo. Basanga babwirize ntube nabo cyangwa gukora ibyaha nk'ibyo bakora, ariko babwiriza ubutumwa bwiza. Paul aravuga ngo bamwe n'abandi, arakorera bamwe n'abandi. Ijambo ririvuga cyane, ni ukuvuga ngo abantu bose ubwiriza, hari igihe bose atari ko bazakira ubutumwa bwiza, ariko inshingano zawe nk'uvuga ubutumwa bwiza ni ukubwiriza abantu bose. Icya kane nacyo cyane nenda gusoza, kunyurwa n'ibyo ufite. Iki ngiki ndashaka kubitindaho cyane kuba mumurikira. Dufite ikibazo muri iyi minsi mu matorero yacu. Hari abavuga ubutumwa bigisha inyigisho zigiye zitandukanye, ugasanga bamwe barashaka abantu babazanira ibyabo muri ubutumwa bwiza. Ntabwo ariko bimeze. Bariya ntabwo bavuga ubutumwa nyawe, ahubwo umuvuga ubutumwa nyawe anyurwa n'umuntu ameze nk'uko yahamagara. Paul aravuga ngo tunyurwe, umuvuga ubutumwa bwiza bagomba kunyurwa. Urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 12 kugeza ku 13 arabigaragaza neza cyane. Paul agira ati nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaza, naho n'abandi bose n'uko n'abandi kose nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena, ariko shobozwa byose na Kristo ugira ute umuha imbaraga. Imana yigishije cyane. Paul agaragaza uburyo yigishijwe guca bugufi, yigishijwe igihe yaba ashoje, igihe yaba ahaze, n'igihe yaba afite ibisaga. Paul agaragaza kunyurwa. Umuvuga ubutumwa nyawe rero aba agomba kunyurwa. Rero ndagira ngo bifurize abamurikiye, harimo abafite umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa bwiza, ariko ndagira ngo mujye gutekereza kuri ubu butumwa bagejejeho, mwumve ibiranga abavuga ubutumwa nyawe. Ntabwo ari upfa kubikora gusa, ubundi mujye muba abavuga ubutumwa babihesha agaciro, kuko umwami wacu wadutumye aruta byose. Niyo mpamvu tugomba kuba
icyubahiro cye kandi tukanyurwa n'uko tumeze kandi ikigo cyo kwisanisha kandi ikindi ntabwo tugira ibindi twigisha usibye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo gukora muri ubwo butumwa. Rero ndabashimira abamurikiye mwese kandi nzi ko Imana yo mu ijuru igiye kugira ikintu ikora mu buzima bwawe kubwira ijambo nawe umurikiye aho uherereye hose mu mpande enye z'igihugu. Rero reka dusenge Imana kugira ngo dusoze kandi Imana yo mu ijuru ikomeze kubafasha mwese. Urakoze Mana ishobora byose, Mana ikomeye, ngushimiye kubw'uyu munsi wa none kuko wemeye ko ntambutsa iri jambo ryawe. Hari abazakurikira Mwami Imana mu gihe cya vuba, hari abazamukira mu myaka izaza, ijambo ryawe rizabakora ku mitima yabo kugira ngo bazamenye yuko Mwami Imana ishobora byose kuba umuvugabutumwa nyawe atari ugupfa kubikora gusa, ahubwo ari ibyo biba bikenewe. Umuvugabutumwa nyawe agomba kwihesha agaciro. Umuvugabutumwa nyawe ntabwo agomba gukoresha izina rya Yesu arikoresha mu kinyoma cyangwa se aririmba cyangwa se ariganya abantu, ahubwo umuvugabutumwa nyawe reka uzaba gusobanukirwa ko ari ugomba guhora abwiriza ubutumwa